Hello guys, turabashohoje nanone mu izina rya Yesu. Nshuti zacu, bavandimwe, bafana bacu, abanyeshuri bacu, mudukunda kandi mudukurikirana. Tunejejwe aka kanya no kugaruka imbere yanyu kugira ngo dufatanye kwiga uko bacuranga igisirimba n'ibindi. Mbere ya byose rero tubanje kubashimira wowe umaze gukora subscribe kuri channel Rwamika TV iyobowe na mwarimu Mbangutse. Nkuko bisanzwe ari mwarimu Mbangutse muri hamwe. Imana yo mu ijuru guheza umugisha, turabashimiye cyane. Ngenda mbibona ko zigenda zizamuka, noneho zigeze ku 3,000 n'izindi zirengaho. Tugiye kwiga rero akandi kantu keza mu gisirimba, ndakabakumbuje ni keza cyane. Ariko mbere yuko dutangira kwiga kugacuranga, tugiye kubanza turi ukuntu basetinga piano ntizemo nyiramubandi. Hari abantu banditse muri comment ngo ni gute umuntu yasetinga amajwi, gusetinga voice za piano ntizizemo nyiramubandi, ntizizemo echo. Ari ukuntu umuntu ashiramo voice ya gitari, noneho ubundi bikazanamo nyiramubandi. Nicyo kintu tugiye kureba. Rero twafunguye piano yacu, nta kintu ndasetingaho. Nkifungura izamo grand piano nizamo. Noneho inshuti, ndagira ngo ukurikirane neza, urebe ibintu neza. Harimo grand piano, tugiye kuyisetinga. Noneho uburyo umuntu asetinga piano agiye gucuranga igisirimba. Kuri right 1 tugiye gushaka ijwi rya stage EP. Turakanda hano kuri right 1, nitumara kuhakanda tuze dukande hano kuri EP. EP urakaraga wizi ushyiremo iri jwi, ni ibintu byoroshye cyane. Uraza ukaraga ushyiremo stage EP. Iravuze. Nkuko musanzwe mubizi rero ko hano kuri Rwamika TV dukorera ku mapiyano abiri yo twigisha. Hari piano y'3,000 dukoresha, ari iyi ngiyi turiho. Murabizi hari n'indi nagaza nkoresha passer 1,100, ariko ubu nyine turimo turakoresha iyi. Rero ubwo ndagira ngo mukurikirane neza. Ubwo tubonye ko dushyizemo stage EP. Ahanga kuri right 1 murareba iyo piano igifunguka hazamo string. Muraza kwihangana kuri piano yanjye hajemo utuntu tusa nkaho duhisha amajwi, ariko ntacyo murabibona. Harimo string. Kuri base harimo Galaxy EP. Noneho tugiye gushaka ijwi rya kabiri, ari ryo gitari, uko umuntu yarisetinga ritajemo ibintu bisakuza bihorera. Turakanda hano kuri right 2. Cameraman abigaragaze. Iyo umaze kuhakanda uzugenda ugakanda hano kuri guitar and bass. Guitar and bass ukandaho rimwe. Warangiza ugakaraga ushaka ijwi bita solid guitar. Ngiri narigezeho. Ngiri hano solid guitar, ukirikeho uryemeze. Kera iyo warigejejemo, reka turivugishe wumve ibintu bivuga bisamira. Harazamo nyiramubandi. Mwayumvishe? Tugiye gushaka rero ukuntu umuntu yakuramo nyiramubandi muri aya majwi. Ubu ukuntu umuntu yakuramo nyiramubandi, uzakanda hano kuri sound creator. Sound creator iyo ukanzeho rimwe, urabanza ukaza wenda ukazamura iyi volume yayo y'ijwi. Warangiza kurumva ngiye transposer nayimanuye hasi cyane, biravugira mu kibazo. Ushatse reka tubanze dushaka ukuntu bakoramo aya nyiramubandi. Uratambika rimwe. Hano hari akaboro bita tab. Aka kaboro bita tab ngira ngo murakabona. Hari tab y'ibumoso, hari tab irakwereka left na right. Left na right. Noneho twebwe turatambika hano kuri right. Sabe cameraman abigaragaze. Kuri right urakandaho rimwe, ukandaho bwa kabiri. Barakwereka utu tuboro twinshi. Aha kuri dips turazamuraho tugeze kuri 6. Noneho twongere dutambikeho rimwe. Aha nanone kuri dips yanga turayimanura tuyigeze kuri 0. Murabibonye yari kuri 28, nyigejeje kuri 1. Murareba ko ahari kuri 1. Yari 28. Murabibona 28. Tugiye kuyimanura igarukira kuri 1, niho itarenga. Tuzanga kuri chorus dips nanone iri kuri 40. Turayimanura tuyigeze kuri 0. Mwabonye ko igezeho 0. Tuzanga kuri reverb dips iri kuri 38. Turayimanura tugeze kuri 0. Noneho ryajwi
ya nyiramubande ihita ivamo. Mwabyumvishe yavuyemo. Guys, tugiye noneho kureba ukuntu tugiye gushiramo base ni nk'ibisanzwe. Base yo nsanzwe iyo nyifite hano nazisevinzemo kuri user, urakanda hano kuri FT ukaza kwikandira kuri user. Umuntu aba afite amabase atandukanye, hari za sub base, hari amabase aje mashyashya. Iyi ngiyi centre base 1 ngiyi niyo ngiye gukoresha. None nindangiza ngabanye cya volume cyayo, hari igihe ibisakuza, urumva irasakuza cyane. Guys, murabyumvishe ukuntu umuntu akora kugira ngo iri jwi rireke kuzanamo nyiramubande cyangwa se echo. So noneho urumva iyi gitari iravugira hasi, tugiye kuzamura octave yayo. Kuzamura octave yayo nanone ukanda kuri right 2, ugakanda hano kuri sound creator, ugahita uza hano kuri tab, turajya ibumoso muri left, turakanda tuzi ibumoso 1 2 3, barahita bakwereka octave yayo nyine iri muri -1, none twe turahita tuyishyira muri 0. Yari muri -1 turayishyira muri 0. Mwabibonye ko yagezemo. Asante. Sasa noneho akantu tugiye kwiga uyu munsi ngiye kugakora kugira ngo mukarebe. Nashyizemo beat y'igisirimba, uzashyiramo beat y'igisirimba bitewe n'izo ufite. Abantu bagira beat zitandukanye, so ubwo rero reka turebe uko bimeze. So guys, ngira ngo aka kantu ntange ncuranga niko tugiye kwiga tore ukuntu bagakora. Urashobora kuba ari ubwa mbere ukabonye cyangwa se atari ubwa mbere ukabonye. Noneho twebwe tugiye kureba, tugiye twitonze bukeya, turebe ukuntu umuntu yagacuranga neza mu gisirimba. Noneho muzaga performing ku cyumweru turaba tugashizeho. Mbo turahera hano. Ndasaba cameraman aze kugaragaza intoki zanjye uko nzitwaza buhoro, namwe muze kubera. Natangiye gacuranga ngiye kugatwaza buke Laurent, buri muntu wese abibone. Turahera hano, turadukorera muri iyi nota y'5, muri iyi nota ububoro 5 2 3 4 5. Turatangira ha kuri aka kambere. Nabaye nkuyemo right 2, nabaye nkuyemo solid guitar, ndimo ndakoresha stage ko yabyumvikane.
aha natangiye nerekana ukuntu natangiye ncuranga hano ngo noneho tugiye kureba ukuntu ndimo ndazana aya manota ngo tatarata, urareba iri nota nta umuntu ushobora kuba utarizi ni fa bisanzwe. Ugahita ufata iyi C sharp urafata gutya, uba ufashe gutya, muraya yanakoresheje izi ntoki urafata gutya, numara gufata gutya uru rutoki urarumanura muri aka, niba mfashe gutya urutoki urarumanura muri aka k'igitare gakurikiyeho, noneho uru rw'igikumwe, uru mukubitabikoko abantu baza bakunda kwita mukubitabikoko ku bantu bazi Kinyarwanda, iyi ni nyangufi muri z'iki gikumwe, mfashe gutya musumba byose ndayimanura nyishyire kuri aka k'igitare, noneho iyi mukubitabikoko iragumaho, igikumwe ndakimura nkizane gishire kuri aka gakurikiyeho, cyari gifasha aha ndakimura gishire hano, kansubiremo ndafata gutya musumba byose nyimure nyishire hano kuri aka k'igitare, uru rukurikiyeho mukubitabikoko ruragumaho, noneho igikumwe ndashyimura ngishire kuri aka ka note, kuri iri nota rikurikiyeho, kuri iyi buto mpite mfase C sharp. Noneho iyo umaze kubikora gutya, tumaze kubona ukuntu turagenda tuza duhuze ka kantu karangire, turava muri C sharp tuza muri iyi nota, nta muntu utarizi, turuhukire nanone muri iri nota. Sole uyu umuntu agiye gusoza agera, tugiye gusubiramo. Ubwo nyine akantu karasoje, tugiye gushyiramo beat break. Nizere ko mubibonye ukuntu mbikoze, hari aho nagiye nshiramo beat, hari aho nayikuyemo ngatwaza intoki bukeya, uzagenda ukurikirana urutoki rwanjye ukuntu nagenda utwaza,
noneho nawe uzafata piyano, ufate telefone yawe ubirebe kandi ndabizi ko uzabifata. Umuntu uzabona nihuse cyangwa se atarimo kubibona neza nemerewe gusubiramo nka kurya muza mubimbwira kandi nkabikora nkasubiramo, nicyo tubereyeho, nicyo twiyemeje kubahereza ubumenyi kuri piyano. Namwe icyo musabwa ni ukureba mugakora subscribe, share, comment, like, nta kindi musabwa ni ibyo ngibyo nta bindi. Gusa hari akandi twakora si mwatwaye katurebe. Tugiye gukora akantu kamwe. Aka ni akandi kantu ka kabiri kagiye kwiyongera ku isomo rya mbere twabanje kwiga, ko ndagakora burya ngo ni utuntu duke cyane tutarimo ibikabyo byinshi, umuntu yotegera neza agatwitegereza kandi akabifata. Urahera hano nta n'andi manota turi bujyemo, ni aha ngaha gusa turi buyakinire. Ubwishoze ko gakora sole guys. Iyo bintu bibaye byinshi birapfa, reka ndeka kubavanga mu mutwe. Nimufata utungutu nta kibazo, kandi umuntu uzajya udufata akabona hari ikintu yafashe kakujya muza mubikora, mujye mwandika muri comment tumenye ngo ibyo twigisha nibura ibyo twigisha abantu barabifata, barabyiga bakabifata, cyangwa turaruhira ubusa. Noneho iyo dufashe umwanya dukora ibintu nk'ibi kandi ntibibagire umusaruro, urumva nta kintu tuba dukora. Mwebwe umuntu uzajya ubafata muri comment ajya avuga ko yagafashe, bizajya bidushimisha, bidutere n'imbaraga turushaho gukomeza gukora. Kandi nutabifata atubwire aho atabonye neza, atubwire dusubiremo, nicyo tubereyeho. Turabakunda, murakoze. Imana yo mu ijuru iheze umugisha.